Muraho neza nshuti za hano kuri Uwiragiye Dani. Uyu munsi tugiye kuba twarera hamwe, tugiye kuvuga ku mabanga 8 azagufasha kumenya niba umusore mukundana agukunda koko cyangwa niba ari urukundo rw'ibinyoma. Nurangiza kureba iyi video uzaba ushoboye gukora test yihariye ku mukunzi wawe. Ntucikwe n'akanyuma kuko ariko gafite ukuri kuruta ibi byose tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video. Ngiye mugiye kubana kuri iyi channel, nitwa Uwiragiye Dani. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video nini igucika iturutse hano. Uburyo bwa mbere tugiye kuba twarebera hamwe rero niba koko uyu muhungu muri kumwe niba gukunda cyangwa se atagukunda, ibintu tugiye kuba twarebera hamwe. Uburyo bwa mbere, aguha ubufasha. Reba niba igihe ufite ikibazo cyangwa icyifuzo ahora yiteguye kugufasha cyangwa kugutega amatwi. Urugero, iyo ufite ikibazo cy'amafaranga make cyangwa ikibazo cyo mu muryango, ese ahora agufasha kugishakira igisubizo cyangwa se kugishakira umuti, cyangwa ahora avuga ko afite ibindi bimugoye ari kwitaho muri iyo minsi. Ibi ngibi bizagufasha kumenya uwo muhungu muri kumwe koko niba agukunda. Ikintu cya kabiri tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, mu bimenyetso 8 nabategure byakwereka yuko umuhungu muri kumwe agukunda. Reba uko yitwara igihe ufite ibyishimo cyangwa umubabaro. Umuntu ugukunda ntaba ashaka kubona ubabaye. Iyo wagize ibihe bibi, urugero warwaye, wababaye, cyangwa se wabaye ku ishuri cyangwa se ku kazi, ese ahora aguhamagara akubaza uko umeze cyangwa aba atabyitayeho, yibereye nawe mu bye. Iki ngiki kizakwereka umuntu muri kumwe koko niba ashobora kuba uyu musore muri kumwe niba koko agukunda. Ikintu cya gatatu tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video nabateguriye, reba imyitwarire ye mbere na mbere. Imbere cyane, mbese mu nshuti ze afite. Umusore ugukunda aba yishimira kukugaragaza uko mukundana, kukugaragaza mu nshuti ze. Urugero, iyo muri kumwe n'inshuti ze ahora aguhamagara sheri, bebe, cyangwa se akakwerekana neza, cyangwa ahora akwitandukanya n'abandi kugira ngo batazabasha kumenya icyo mupfana cyangwa se iyo relationship muba mufitanye. Reba koko niba uyu musore muri kumwe niba akugaragaza mu bandi bantu muri kumwe, cyangwa se akwereka inshuti n'imiryango ye, bizaguha igisubizo cy'uko uwo musore mushobora kuba agukunda. Ikintu cya kane tugiye kuba twarebera hamwe muri video nabateguriye, umwanya aguha. Ese umwanya aguha mu buzima bwawe, ese ahora agushyira mu b'imbere cyangwa se mu bikorwa bye? Urugero, iyo afite gahunda z'ingenzi nko gusohoka mu birori cyangwa se ingendo, ahora aguha ubuhamya cyangwa se aguha umwanya mukajya mubiganiraho, akakubwira gahunda afite muri iyo minsi, cyangwa se aza kubikubwira nyuma yarangije gufata ibyemezo, weho kaza ari kubigusozerezaho nyuma utazi yuko iyo myanzuro yafashe mu nyuma. Ukaza ari kubikubwira ari gushiraho akadomo. Reba ubikurikirane neza niba koko uyu musore muri kumwe niba koko ashobora kuba agukunda. Guys, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video nini gucika, kugira ngo tujye tubana muri uyu muryango mugari mu byiza dushaka kuba nabategurira. Ikintu cya gatanu tugiye kuba twarebera hamwe, imbuga nkoranyambaga. Reba niba igihe agira amafoto cyangwa se post z'urukundo, ahora igihe ashize ibintu kuri status cyangwa se ku Instagram cyangwa se ku TikTok, niba akunda kuba yagupostinga. Umusore ugukunda ntaba aguhisha ku mbuga nkoranyambaga. Urugero, akwerekana mu mafoto cyangwa se igihe hari ikintu washize kuri status cyangwa se kuri Instagram, akaba yatera comment ijyanye n'urukundo. Niba gukunda bya nyabyo koko, uzamubona ari kugupostinga cyangwa se aguhamagare buri gihe. Niba ushyira ikintu kuri status ubonye yigiteye commentaire mu bambere, uyu musore azaba agukunda. Gatandatu tugiye kuba twarebera hamwe muri video nabateguriye ngufi,
baza ibibazo byoroshye. Hari uburyo bwo kuba wamugerageza mu magambo make cyangwa kandi mu magambo y'ingenzi. Urugero ushobora kuba wakoresha muvugishe mu magambo utuje cyangwa se mu buryo butuje utuntu tworoshye. Ese umubaza uti ese urabona tuzabana ryari? Ni iki wishimira kuri njye? Ukuri, igisubizo n'ibibazo bye cyangwa se n'ukuri kwe bizagaragaza uko akwiyumvamo cyangwa se uko agutekereza. Niba nta gahunda agufiteho uzamubaza igihe tuzabana, wumve ari kubishyira mu nzage cyangwa se mu mpitagihe, uwo nguwo uzamenye ko uwo musore mutari kumwe, mubonye ko uwo nguwo mutari couple, ushaka wakwiviramo kukishakira abandi muri kuri level imwe. Ikintu cya karindwi tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video, reba ko akwitaho mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe bitoroshye by'urukundo nyakuri. Urukundo nyakuri rugaragarira mu bibazo, rukagaragara no mu marangamutima. Iyo uhuye n'ikibazo gikomeye, waba uzi akazi, urwaye igihe kirekire cyangwa se ufite ibibazo mu muryango, reba niba ahora akuri hafi cyangwa se ahora aguhamagara cyangwa se ashishikajwe no kumenya uko umeze. Ibi ngibi bizakwereka umusore muri kumwe cyangwa se nuko mukundana. Ikintu cya munani nicyo nabategurira muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe, anacyo cya nyuma nabwiye kuba kiruta ikindi cyose. Reba uyu musore mukundana niba akunda kugira ibanga. Niba atagira ibanga, menya yuko umusore muri kumwe rwose wikwirirwa umutaho umwanya. Ese ntagira ibanga? Iki nicyo kimenyetso gikomeye cyane. Umuntu ugukunda ntabwo ahora aguhisha ibintu by'ingenzi. Urugero, ese azi ko ufite amapassword z'imbuga nkoranyambaga ze cyangwa se arazikubwira? Ese akubwira gahunda ze zose cyangwa ahora akubwira gusa bike, ibindi akabigira ibanga? Ese ibi bibazo nugenda umubaza kimwe ku kindi, one by one, ndakeka yuko ibi bintu ko ari 8 bizakugirira akamaro ku rwego rwo hejuru kandi ku buryo bworoshye. Icyo nzi neza yuko ushobora kuzanshimira nyuma. Inama y'ingenzi iruta izindi: niba ubonye ibi bimenyetso cyangwa se biranga umusore mukundana, urukundo niba abifite koko, menya yuko uyu musore ashobora kuba gukunda. Umusore mukundana nyakuri ufite intego, ibintu 8 nugenda kubigerageza, urahita umenya yuko ahantu ushobora kuba uherereye. Ariko niba ibyinshi muri byo atabikora, ibaze neza niba uwo muntu akwiye umwanya wawe umuha n'amarangamutima yawe. Ngiye icyo nabifuriza ni ukubifuriza amahirwe masa mu rukundo no kugira abakunzi beza, mukabana, mugakora ubukwe, mugasangira ibyiza n'ibibi. Icyo nabifurizaho muri iyi video. Reka dusubire mu zindi video zitandukanye ngiye kubategurira. Wibuke ukanda subscribe, ufungura inzogera. Iyi video ugira abantu isharinga kugira ngo nabo babashe kuba bagenda bavoma ku bumenyi. Guys, ndabakunda. Reka duhure mu zindi video zitandukanye. Hasta la vista.